Mumenye mute inshuti za Sonjera uyu munsi tugiye kureba uburyo watangiza business ibihumbi 500 dore bageti wakora maze ugatera imbere ndetse ngizi business wakora kandi ugatera imbere. Business ya mbere ni online boutique, ushobora kugenda ukarangura imyenda warangiza ukaza kuri social media zawe ukagicuruza. Mwino minsi mujya mubona abantu kuri TikTok ukabona basaze imyenda ndagurisha make ukagira ukarangura twa dukanzu warangura 5 ukaza ukatugira 10 kandi tukagenda online boutique rero hangare washora ngaye washura 300 ukagenda gutega abenshi bajya kurangura hanze za Tanzania za Uganda ugatega ukagenda ukazana imyenda myinshi ukagicuruza online. Urumva ukora marketing kuri TikTok, kuri WhatsApp yawe, kuri Instagram hose n'inshuti zawe ukajuziya zikagupostingira maze bigatangira bikagenda neza. Mbibutse ko iyi business ni nziza cyane, ushobora kurangura imyenda, ushobora kurangura ibikapu, ushobora kurangura inkweto, ushobora kurangura amaherena, accessoires y'abakobwa kandi ntabwo byarenze 300. Mbibutse ko ugiye kurangura business, iyo ugiye gutangira business uranguza makeya ukagenda ureba uko business ugenda ubona igenda ukagenda wongera. Rero i business wahanga warangiza nka 300 ukajya Uganda ukarangura imyenda myinshi abandi barangurira ibyisho ntabwo biba bihenze ukaza ukadusorera ukajya ducuruza online cyangwa se ukajya dukira n'abacuruzi. Hari ukuntu umuntu afite iduka ariko hari umwanya kwambwa ateka nanjye nzane maneke zanjye 3 nzishyiremo wenda nzambike imyenda yanjye uko babikunda uzajya umbwira. Ikindi ni tu business tw'abakobwa nari navuzeho neza, nivuga ngo no gucuruza amaherena, imikufi, ibikomo, utuntu tw'abakobwa, amapafe, foundation, amafondo, ibintu nk'ibyo ngibi. Ibi nabyo biragenda ndetse n'ibintu nk'ibi ngibi byo guseka kunza, ibi ngibi nabyo biragenda rwose gutangira gake. Ikindi ariko byaba byiza ubaye nko gusiga inzara kubera yuko wajyimo hamagara ukamusanga mu rugo ukamusigira inzara ugakoresha bya bintu byawe kandi cyase nubwo waba utabizi wahayaringa umuntu akajya abikora. Ikindi cya gatatu ni food delivery, ni kwa kundi umuntu agenda akajya deliveringa ibiryo ukagenda uti ibyo bigenda bite. Uragenda ukajya ahantu ugashaka wenda igikoni ugashaka akantu gatoya kugira ngo ufite address warangiza ukajya postinga ko usharing ucira abantu ibiryo ukajya uteka wenda umuceri urabizi watetse mwishini ibiro 5 agafiriti no kugenda ukagura ibiro bingaye ibiro nka 5 by'ibirayi ukagura n'udushyimbo ndetse n'inyama kenshi wakoresheje n'uko nizo ziba zitayenze. Noneho ukajya ugenda urabizi ibyo ushobora kujya kubigura wenda bikagutwara nk'ibihumbi nka 20 cyangwa se 25 ukaza ugateka none ukajya uterifaringira abantu. Bitangira uhera mu nshuti zawe, ni ufite inshuti z'abantu bakora abacuruzwa bwati saa mukajya mujya kurya ngiye nzajya mbibizanirira. None wawe nawe biramufasha kwako kakanya yafataga ava mu byarimo akajya kurya akagenda bakamutinza bakamusuzugura akaba yicira mu kazi ke ukamushyiramo ibiri. Ikindi kandi barakunda kubera yuko bemeze nk'ibyo byatekeye mu rugo uba wabitekanye isuku wabitetse neza bigatuma abantu bakugana bakajya baza ugenda bake bakagenda bazana n'abandi ukajya uteka ugapira ukakabashyira umva n'utubye tworoheje ariko twakuzanira abakiriya bahoraho. Ikindi kandi hari n'ukuntu umuntu atanga komande ukajya uvuga ati wenda niwe utangiye komande y'inko yose ukajya biteka upfa kubuzi guteka ufite aho bikorera ugenda utera imbere. Rero iyi business ni nko kudeliveringa imbuto, ngiye hari umuntu udelivaringira imbuto kandi abayeho neza ameze neza kandi no kugenda deliveringa uko ugenda nyine abo bantu bakumenyera inshuti gusiga indi mukira akagusiga undi. Uyu munsi uraza hano ukamuzanira ibiryo ejo n'abamutuba mwegera basurira uriya muntu kuzana ugashiduka business yarabaye nyinshi. Iyi ngiyo noneho rero wenda bikizemo no gushakisha ibyo gutekeramo aho gukorera n'ikindi kintu aho wadutangiza nka 300 anduka yabika. Mbibutse ko nta kujya muri business ngo uhitangira direct ibifaranga byawe byose ubishore muri iyo business hoya ushora make wabona nyine bigenda biza ukagira iki ugakomeza. Ikindi ni ugukora ni ibikoresho bakoresha n'amaboko, for example amasaro ukagenda ukajya urangura amasaro ukaza ukayakora muri design runaka abantu bakakugurira. Ibikapu ya myenda y'imidodeshanya tujya tubona abakobwa bakunda gusohokana ku mazi, imipira y'abanyeshuri ukajya udoda utuntu ukajya udoda. Bibutse ko imashini yo kudoda ngo ntabwo ihenze biri muri 95% ntabwo mbizi neza ukagenda ukajya udoda ukabyiga ukajya udoda abantu barakugira. Ahangaha rero utangiza agati ya 200 na 300 ubundi rero ugatera imbere. Ikindi
ni ukugura ukongera ukagurisha. Ushobora kujya ugenda ukajya ugura telefone, ukagenda ukareba nk'abantu ugashaka akabotike ukajya urangura telefone, umuntu akaza akakuzanira telefone yiwe wenda ishaje, warangiza ukayongeramo utuntu dukeya ukayigurisha kuri Mesh. Urumva ibingibi rero ushobora no kujya ujya Dubai ukagura ibintu runaka cyangwa muri Turkiya, ubundi rero ukaza ukabigurisha mu Rwanda, ukabigura kuri make ukaza ukabigurisha mu Rwanda. Ushobora kutajya kuko magana 3 ntiyajyayo pe, ariko ushobora gutuma cyangwa se ukajya ujya n'aha mu Rwanda aho babiranguza ukajya urangura ukongera ukagurisha. Rero inama nagukira ahangaha, tangira gake gakeya. Urumva indi business ariko hari indi business abantu basigaye bakunda gukora mwino minsi kandi idahenze, ni business y'ingurube. Ushobora gufata ibihumbi byawe 400 ukagenda ukarangura ingurube ahantu, niba ufite iwanyu wenda ukarangurira ingurube ufite ikiraro ukayirangura ihaka ya 400 yabyara ibyara 15. Noneho icyo ukora rya jana risigaye ushakiramo ibiryo, ubuvuzi n'iki yibyaye. Rero murumva ko iyi business nayo yatangira iguteza imbere. Rero icyo ngiye kukubwira n'icyo uzakora, tangira gake gake ariko gahamye. Wivuga ngo uyu munsi ngo nagiye mu byo guteka ngo biranga ngo mpita mbivamo. Oya, nubivamo birakureba, uzaba nyine birangiye. Nyine ikindi wivuga ngo ngo nagiye ngo ngiye hanze ngo n'iki ngo munango biraruje. Oya, nta kintu uzabona utarushye, nta kintu uzabona utakoze cyane. Tangira iyi business ni nziza, hagati ya 300 na 500 wakora kandi ugatera imbere. Ushobora kugira akabotike gatoya gasanzwe k'imyenda ukazamukira, ushobora kuyicuruza ibyo kurya ka restaurant gatoya gakantire ukazamukira. Ikindi koresha social media neza, ihangano gira ibintu biri karite, umukiriya aza kukugurira umubwiza ukuri, kuko social media yubaka ibintu ariko yanabisenya. Ubu tuvugana umuntu ashobora kuza akavuga ati Solange rero bagira inama wenda se n'indaya nta mafaranga afite. Icyo gihe uzaza wumva YouTube channel kandi nawe uzi ko nanjye ibyo mbabwira ndabishyira mu bikorwa. Mbere yuko mbibabwira ndabanza nkabigerageza. Bafite utu business twinshi kandi tuba turi kuma iki amafaranga. Ikindi irinde gukodesha aho ucuriza mu ntangiriro, irinde gukodesha ahantu ha menshi, irinde gukodesha ahantu hatari abakiriya, irinde gukodesha ahantu hatagenda. Aho kugira ngo uze ujye gukodesha wenda hejuru muri etage yo hejuru, wenda ntabwo mvuga izina, hejuru handi atazagera abantu, wajya mu nkengero zo muri quartier iciriritse ariko ukajyana heza kugira umuntu wese uje ahita kubona. Ushaka gucuruza imyenda y'abana, ushaka gucuruza iki, ni ibintu byinshi. Ikindi andika buri kintu kinjiye n'icyasutse kugira ngo ujye umenye uko ubara inyungu yawe. Jya wandika uvuge ngo uyu munsi nacuruje aya, uyu munsi nugutsaya, uyu munsi nahombye. No guhomba biba, ushobora gutangira ugahomba. Hari abantu batangiye business ya 10 bahomba. Mbibutse ko ikindi kintu ugomba gusenga Imana kugira ngo igushyigikire. Imana itagushyigikira nta muntu wagushyigikira. Uzarebe n'inshuti zawe hagiye zitagushyigikira ngo zikakugirira ishyari. Senga Imana rero kugira ngo igushyigikire. Rero niba wagize kuri YouTube ya Solange mpa subscribe kugira ngo n'ubutajya ubona utuntu tw'ubwenge, business nziza watangiza ku 500 ugatera imbere, tukakubona mu bushorishori warabaye nk'amakuza nawe ufite etage umeze neza, uri umusore ushima Imana, uri umumama ushima Imana. So murakoze cyane. Rero ngiye nitwa Solange, iyi niyo YouTube channel yanjye ngorera mu subscribe. Ikindi kandi Imana ibaye igishoro, hari n'utayafite rwose ariko ko yafite niwe nabwiraga tangira ukore, wabikora nabikora tukabikora rwose tugatera imbere. Thank you.